reka agahinda kakwishe ubwo se uryamye iki ari we ubu se uwo mwishe we yajyanye akangana iki dore ibintu biratuje byuka unsobanurire neza ikintu wapfaga na gugu kugera ubwo umwica niba ari we wamwishe niba waramwicishije ukuri nakumenye noneho nakoma nkubwira kuvuga ngo ibintu biratuje warebe ukuntu wangize ma nakugize nte wapfuye se kundi se we yapfuye iyo nyica se basi nkamukurikira n'ubu urimo uravuga arewe arinya mama shenge Erikama ibyambayeho byose nagahinda n'umubabaro w'ibyo cece yankoreye ushaka kumenya ukuri ndashaka kumenya ukuri nyine nicaye ahangaha se ubona rero ko nabuze ibyo nkora Erikama urabizi neza ko iriya kampani twatangiye y'inge na cece nta bya kampani na cece banza umbwire icyo wapfuye na gugu ibya cece urabizana nyuma bigeraho umena amaraso bya cece babimbwira nyuma kampani se kampani niyo yakoheje kwica ngaho nk'uko kuri kwawe ariko daboro banza umbwire ikintu wapfuye na gugu gituma ugeraho umwicisha akashari nawe noneho uri kunyica se ntabwo ubona ko niyambuye cyangwa ntabwo uzi naho uri yambure yame niyambuye shire niyambuye ahubwo ndabona nimba ari ibitutsi nimba ari iki noneho ndanda wanjye ko yabaye ndandara ngaho iyo rose basi twiryamira shisho ku noti zawe rwose numva rero inje yo guteka hano inje yo guteka byama dukora ibintu untindiraho shiri ariko wowe ibyo ntabwo ari ibintu wakwirirwa unsaba ahubwo wowe manza utuze rwose inzoga zigushiremo humura ndabigukorera rwose urabona wanryohereza n'izo nzoga zose wanyweye wasinze ihangane nize gushiramo turabikora nta kibazo shiri yonje nyuma ndagukunda cyane nyuma y'amaje musuru wa mbere kanjyame nduhuke hanyuma nkanguka turakora ibyo tugomba gukora kandi turabikora neza ndabyumva kuko sinamubaniye neza pe ako byose intandaro yabyo iva kuri cece nkuko nambikubwiye urabizi ko twatangiranye kampani twembi ari iyacu turabyemeranya ahantu ho gukorera urabizi ko harahe nanjye nzanye ibikoresho ariko ikintu cyagiye kintungura nuko nagendaga mbona amadokima amwe yasinye nkabona ariho cece wenyine haba habaye amanama bukazabaza cece ko ari wenyine ikigo ibintu byose bitangira guhinduka ndeba kandi nta kintu kimegeze amenyesha kandi uzi neza ko no kubirenze ko twadufatanyije kampani ya n'inshuti yanjye magara uratekereza ko noneho yaje guha akazi gugu akamugira umuyobozi unkuriye akamundenzaho ngira twatangiranye kampani naho byavuye mbona umuntu wahoze ari umuzamu w'iwacu uza muri kampani yahoze ari yanjye akaba umuyobozi hanyuma se kuki ibyo bintu byose byabaye ugaceceka erega ntawe wahishaho umwana wanjye ibi byose wagomba kubitubwira tukareba uko tubigenza tukabahuza tukumva ikibazo kirimo hagati cyangwa byananirana tukitabaza inkiko ntabwo byagomba kugeraho ugera kuri stade yo kwicisha undi mwana ubu surumva ibyo bintu turi bubive mu ntoki gute kugera aho ubabara urugo rwose ntumenye ikibazo ufite ntabwo ndabyumva neza yo shiri ndanda isinzirire rata
dore wanagasomye cyane. Love you more, love your money. Without money, no love. Sinzirire rwose. Ega wasinziriye. Ndumva uri kugona ariko rero nta n'impamvu yo gukomeza kuryamana nawe. Dore ko igihe cyo gukora cyawe urashaje, igihe cyo gukora cyawe kiri kubarirwa ku ntoki, nta n'igihe rwose ufite kuko ahazaza hawe nta n'igitekerezo kindi wampereza. Miliyoni ni nyinshi, reka nyiguturitse, nta n'impamvu yo gukomeza kuba iruhande rwawe. Miliyoni ni nyinshi, kanagendere. Erega mama, ntabwo ari ibyo gusa kuko no kuri iyi saha ubu ngubu turi kuvugana Coco yamaze kunyirukana ku kazi. Nta kintu na kimwe nyine nkivuze muri kampani yahoze yitwa iyanjye, nta akise nkifite ku makonti twari dufatanyije, nta kintu kimwe. Ni nk'uko umubyeyi akwirukana umwana we mu nzu. C'est pas possible. Je ne comprends pas. Nuko bimeze? Ibuka za miliyoni 12 Oncle Bonheur yari yanyoherereje. Ndazibuka. Ibaze ko nazo yaziblotse kuri konti ya kampani. Nyuma yo kunyirukana nta nubwo nari mfite n'ubasha bwo gusubiramo njye kuzikurikirana, urumva nta nubwo nzi n'amaherezo yazo, nta nizo nzigera mbona. Si ibyo bintu byose kuki byabaye ugaceceka koko? Reka mama, ndabyumva wenda ko byandenze nkaba traumatized ukuntu, ariko sinari mfite aho mpera mbikubwira ibyo bintu, byarandenze birenga ubwenge bwanjye. Ku buryo utabimbwira ndi nyoko wakubyaye bikagera ku rwego umena amaraso afe. Ihangane tuzabirangiza. Mbite se ko nta kintu uri kunywa bimeze bite? Oya, nta kintu numva nshaka kandi nuko urakoze. Ibintu ko bidasanzwe kuko wagira ngo ufite ikibazo. N'ibiki? Ikibazo? Vraiment ibintu ntabwo biri normal. Ushobora kuba ufite ikibazo. Ntakigeraze cyangwa wowe wibagiwe igihe dusohokana ibyo wakoze, aka kanya urabyibagiwe. Urashaka kumbwira ko kuba hari icyo twakoze aka kanya bivuze ko nta kintu ushaka kurya nta n'ikintu ushaka gufata? Sikiwe muyambika n'ibikanzu nazi ubwoko bwabyo. Umva nkubwire nta bintu byo guca ku ruhande. Urabizi njye nawe twararyamanye, sibyo? Wa munsi turyamana waneye inda. Ubwo bivuze ko ari ingaruka rero za biriya bintu twakoze. Yes. Ikindi kandi cya mbere wibuke ko tunabikora twarikingiye. Iyo ndase yanyuze hehe? Ngo? Ngiye nzi neza ko Uvuze? 100% nari nikingiye. Uvuze? Ahubwo urashaka kamunani. Noneho aho bigeze ndabona bigaragara ko match imaze kuturenga pe, nkuko wahoraga ubivuga. Abikubwira none zitaturenga, reba nkuru ruguma nikoreye, nubwo nawe mbona utorohewe, ariko hari ukundi kuntu twabitekereza noneho ibintu bikava mu nzira. Shase twabitekereza gute? Ukuri kose namaze kukubwira mama, namubwiye ibyo nakoze n'ibyo ntakoze, mbese ntacyo nasize inyuma. Igisigaye cyo ntago nzi niba azanshyigikira, sinzi niba atazanshyigikira, ntacyo na kimwe nzi gusa. Icyo nzi tugomba gukora ni ugushaka James hasi no hejuru. Ako safi, ubu koko wahangaye bibwira mama wawe? Uzi none niba wamubwiye ukuri yarinze kutugira atyo atazi ukuri, none urumva ari butukoze iki koko? Shamva Peter, mama ni umubyeyi, nyuma y'ibindi byose ko agira amahane n'ibiki byose, ariko ni umubyeyi kandi abizi ko yumva. Rero nta kindi nari gukorera, bwo natugize ngaho ibibazo noneho iyo azi kumenya ibindi birenzeho, ntamubwije ukuri akazabyimenyera ntabivuze. None urumva biragenda bite? Ubundi migambo ufite urumva ari bugufashe? Yadufasha atadufasha, ariko byibura azi impamvu, azi ukuri, azi imvano yabyo, azi n'icyanteye kubikora. Bivuze ngo kugeza kuri saha n'icyo nakora icyo cyo cyose, ntabwo yanciye urubanza kuko azi impamvu yabyo. Impamvu rero nagomba kumubwiza ukuri uko byagenda kose. Ko nshimye wenda wowe Karinya koko numva yakumvise, ibyo uzakora bizakurikiraho ko numva nta ngaruka. Impuhwe yangire ko ari uko yamvuje wenda nk'umukozi kandi akaba ari we nanyangirije. Ubu iki kiguma wenda sinzi ngo kizagira nta zindi ngaruka kinsigiye. Ubwo urumva ubundi bizagenda bite? Ntashobora no kunyirukana buriya? Shapita cyakora nkubwije ukuri kugeza ubu ngubu nanjye sindi kizakurikiraho. Ariko wowe humura ntugire ikibazo. Bya byose ntabwo mama azapfa kukwirukana gutyo. Ahubwo tukiri kuri ibyo, wereka tuze dushaka umuti w'ikibazo.
dushake ahantu James yaba ari ahariho hose ku buryo isaha n'isaha tumukina tuza tumubona diri yacu kabirangiye. Nese ntiwambwiye ko Tanya yakubwiye ko aza ahantu aba? ubu mbese ugiye kuyihakana umva wanteye inda kandi ugomba kunyitaho ugatanya no kumuha amafaranga nkamwitaho uyu mwana mwite n'uwawe inda niyo ntuyihakane urumva baby. baby uri kuvuga mwita uwo mwana utwite. Ikindi kandi uwo mwana umushakirize ko njye ntago ndise. Urabyumva neza. Ikindi kandi umviriza neza ukuri gutura amatwi yawe. Ndashaka kujyana iwacu umukobwa zashyira mama. Ndashaka umukobwa w'umwari pana umugore. Jamais. Ayiwe ako kabahungu murasetsa ko kakakanya kubikoze vuba se baby. Inda ni yawe ugomba kuyigira uti kuyitaho. Ikindi kandi ntabwo nitaye kubyimo kumbwira nibyo ndimo kumva. Uzantwara mu rugo ndumugore wawe umenye neza guhera uyu munsi. Kuva na kera rwose nta n'umugore wawe kandi ndagutwitiye. Iyo nda nakubwiye ngo bisubize iyo wayikuye. Cyebyo ngibyo ndabizi neza ko natera. Ngo nagutera inda. Ugiye kunyakana ko umwana ntutatora wawe. Akoshera bankabaye muti mwagiye mugira ubumuntu bazi. Nashakanye ko twanaryamanye byibuza. Ako kana n'agatekerezo kakumva. Aka kanya turyamanye. Inda iba imvutsa ako kanya. Nono icyumweru nikiranashira. Iminsi 10 narayibaze. Inda n'imvutse n'inyarwege none nashaka ngo naguteye inda ngewe. Uzabaze nye nako banyenera gutyo. No, never. Akabahungu bo murasekeje ye. Baka kanya ugiye gutangira ubunyihakane. Kujye mwambwira ngo turyama n'unkunda barambeshyaga. Yego. Ariko se turyamana igihe cyose twaryamaniye. Ndi neza ko twari twirinze neza 100%. Urashaka kungira igicucu ngewe? Hako mwirinda. Erinda. Umva wa mukobwa ngushwishurize bwa nyuma. Iyo ndasi yanjye shakira handi. Guri menge ahubwo wowe. Kubona nkabona ntutanazi. Ndarya ndi menge se ndi menge iki? Uwo mwana mujyanire se. Pesa kasi. Dufata umwana. Ntago nshaka kujyana iwacu umugore. Never. Ntugire ngo umugore byanditse hehe no mu bitabo by'irangamimerere boye bakusanga umugore wawe. Tanya we bumuretse umukuru arimo aranka muri iyi minsi ntago ndi kwizera 100%. Ariko byagenda kose ntago James naberwa hantari. Ntago bishoboka byanga biko nanzahamenya. Cyane cyo tugiye gukora nuko dufatanya tukamenya ahantu ari tukabyikurikiranira. Nice yafe. Wenda ibyo bindi katubyihore katwizere ko James tuzamubona. Cyane n'ubwa mbere ngeze mu cyumba cyawe rero. Gusa usasa neza. So ndapfa kugendera hora. Ari n'ubwa mbere ngeze hano. Akupita wa muzima. So kasa ukumvira hano cya ntuzakuriza ntera ibibazo. Kandi n'ubwa mbere mbonye wamaze. Vira bitamvira ha wamaze. Niba mbonye? None se ngutwaye iki? Ibyo ndi kuvuga hari icyo bitwaye. Nese urasohoka cyangwa gusohoka? Ntabwo uri kubyumva ndi kuvuga. Swagiye ubona ubanira abantu. Ubudiru zose twakoranye iyi ni ikomeye kuri wowe. Ese mko mbona iyo ndari imvutsi. Iyo nda wayipimishije ryari? Wayipimishije iki? Ese ni ndakubwiye ko twitema? Ngize ukuri. Rapid test z'umuziki. Narayiguze ndipima kandi ntwitinda yawe. Ntabwo nenze kurikira bigeze aho ngaho. Kandi natangiye kugukeka kera. Ngusangana na Calvin. Oya baby. Namagambo. Toka ndakuzi. Ari cyo nabona ubu ngubu. Please binkora. Nagutumye hanga kugira ngo ngezeyo igitekerezo nari mfite. Nari maze iminsi ntekereza ko twakora ubukwe tukabana ibintu byo kuba ngiye nyine rwose ndabirambiwe. Shiri. Urambiwe kuba wenyine? Cyane rwose. Urumva ushaka ko dukora ubukwe? No kuri pe. Ndashaka ko tubana nkarekeraho kwitwa ingaragu. Ni byiza cyane. Nanjye birashimishije. Hanyuma se shosho. Urumva witeguye neza? Ibyo byihorere ibyo kwitegura neza ngiye ubundi tayari urumva? Maze iminsi mbitekerezo rwose nafashe umwanya uhagije nariteguye neza. Ubu ikintu nshaka nuko dukora ubukwe ibintu byo kuba ingaragu rwose nkabireka nkabivaho. Hanyuma se shiri. Inzu wawe yifite ufite amafaranga yo gutegura ubukwe bukarangira tukabona aho kuba? Umva inzu ndayifite amafaranga ndayafite
ntabwo uzabura icyo kurya umwana nanavuka ntabwo tuzabura ya pampa ni ukuri rwose humura ibyo nta kibazo rwose. Oh shiri nimba witeguye neza nta kibazo dore ko nanjye nari nshaka kuva mu mago njya mu yandi ubwo rero ugize igitekerezo cyiza ahubwo hari n'akantu nibutse hari amafaranga miliyoni nakuye umuntu urumva ko twayaheraho nayo. Rongeye ugarutse hano wa mukobwa si uragenzwa n'iki nta n'ubwo wowe ugira koko. ariko Peter none urandangije njyewe urabona hari inyama y'ubwo inteyeho ko nta nyama y'ubwo biguteyeho ubu uri muri dogagiza hano uzi n'ubuhe muri gukora Badine nawe ubuhe mu kuvuga ni ubuhe buriya ngo wakuye miliyoni no ntabwo bisho wagize ute wakuye miliyoni wahikuye gute ubwo hakushiriye nawe uzi ko noneho ntangaje hase uyobera ntabwo uzi wowe ibintu by'iki gihe none se ubwo urumva umuntu adakuye byagenda bite urashaka ko tubana mu rugo cyangwa ntabyishaka wenda bishaka ariko gukura ntabwo ari byo none se kuri ubu buzima bw'iki gihe bwo muri Kigali urumva umuntu yabaho gute oya no sheri ntabwo bishoboka rwose njyewe reka nze nkubwize ubundi urashaka uba umugore wanjye yego shiri ndabishaka cyane noneho niba ushaka uba umugore wanjye ikintu kiriho ni kimwe tandukana n'iyi mico y'abakobwa bo muri uyu mujyi urumva utandukanye n'ibi byo gukura byabo nabonye bigize ibintu ntazi ukuntu bimeze ibyo byose ubirambike hasi ndashaka uba umugore mwiza ubereye urugo ubereye u Rwanda apana umukobwa wo kujya gukura ibyo ndabyumva cyane ni amahitamo yawe kandi tuzaba tubanye ngomba kukubyariraho ngo nakobwa icyo nta kibazo kirimo ni ukuri rwose ndashaka uba umugore mwiza uzaba ubereye urugo rwanjye n'u Rwanda shusho ntugire ikibazo rwose ibyo nzabyubahiriza rwose ibyo nibyo ni ibintu nari nkeneye rwose rwose akire cheers kandi nkubwize ukuri ubuhe muri kubakorera ndabona nta kindi usigaje usibye urupfu ruri kukubungamo gusa kuko burani narwo rukugejeje ahangaha mbwira tureke guca ku ruhande ngo urupfu nirwo rungejeje hano ibyo reka tubireke mbwira ahubwo Safi arahari ko reba ninje kureba ko babivuze ukuri amatwi arimo urupfu ntiyumva koko gusa genda umurebe nyine arahari ariko gutwara Badine n'umugabo warangiza ugatwara no hafi ntabwo bizakugwa amahoro sindangarizira mu isoko kumbona ngo ufite ibipfuko wabaye iki rero nawe uri umugenzi uzabona cyakoze afi yarimo nyine genda umurebe gusa ibi ngibi nta marenga y'ibizakubaho nawe. What's up, it's your girl Samiat Muteteri muko mubizi nje rero ninywera ikinyobwa ijambo mubasha ntabwo najya kuryama na kimwe imbura umusore uri umukobwa umubyeyi umama umusaza utanywa ikinyobwa ijambo mubasha waracikana kandi wagisanga ni mu gashangiro kinywera mubasha. Pull up my people, my name Mungu wanyu inde Shema Comedian ninywera ijambo umuki umubasha umwegira iki ububasha pull up wagisanga uhe setting yani he mu gashangiro. Buretse nanjye mwari munyobaje ijambo umubasha buriya babasha